ntabwo byari byoroshye kubera ko abakarismatike baje bafite imbaraga nyinshi, bamwe bakabita abaporoso, abandi bakabita abapantekote, abandi bati ibi bintu bihangishijeho ni ibiki. Reka nkubwire ko rero mfite ibyishimo byinshi cyane by'uko imyaka 50 ishize, mu by'ukuri yashize muri 2024, ariko niba mubyibuka twari turimo guhimbaza impurirane ya yubile imyaka 2025 Yezu yigize umuntu, ndetse n'125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Iyo yubile y'impurirane twayizihije 2024 2025. Ubwo rero twabonye ko byaba byiza dufatanyije n'abandi bakristu, none iyo yubile tukahimbaza uyu mwaka turimo wa 2026. Turishimira byinshi cyane cyane. Ndashimira abihaye Imana bazanye ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri diyoseze ya Ruhengeri. Ni ababikira. Umvise Jeannette Derino yari umubikira w'umuryango Les Sœurs de Notre Dame du Bon Conseil. Abo babikira rero, uwo mubikira yafatanyije n'abandi babikira b'abasevensa bashinga ikoraniro rya mbere ryitwa Urumuri hariya mu mazu y'abasevensa. Ntabwo byari byoroshye. Bafatanyije na Padiri Joseph w'umubapadiri bera. Ntabwo byari byoroshye kubera ko abakarismatike baje bafite imbaraga nyinshi, bamwe bakabita abaporoso, abandi bakabita abapantekote, abandi bati ibi bintu bihangishijeho ni ibiki. Ndishimira cyane ko rero ukibyibaza, icyo ni icya mbere. Iyi myaka 50 ishize icyo kibazo cyarasubijwe. Si abapantekote, si abaporoso, ni abakarismatike bo muri Kiliziya Gatolika bafite iyo sura yihariye yo kuyoborwa na Roho Mutagatifu, yo gusingiza Imana bayobowe na Roho Mutagatifu, yo kuzirikana ijambo ry'Imana, yo gutaraka mu byishimo bya Roho Mutagatifu, yo kuratira abandi ibyiza by'Imana. Icyo ni icya mbere. Kwivugururwa rimaze kugaragara mu nzego zose za Kiliziya, kuva mu muryango remezo ndetse ukagera no mu basaseridoti harimo abakarismatike. Icyo ni ikintu gikomeye. Ikindi nakubwira ni uko nk'uko ubizi abakarismatike turangwa nanone no gukora amahugurwa, imyiherero. Ubu rero muri diyosezi yacu imyaka ishize dufite ikigo cy'imyiherero abakarismatike biyubakiye mu maboko yabo, nta ntwererano ntaki. Nawe ngira ngo waba ufiteho. Icyo ni icyo kwishimira rero. Ubu rero ibyo kwishimira ni byinshi, sinabura kwishimira umubare. Abakarismatike bo muri diyoseze ya Ruhengeri bari hafi 6,500. Ntabwo ari bakeya rero, urabyumva. Urumva aho bavuye n'aho bageze. Ubu ngubu turishimira n'uwo mubare, turawishimira. Harimo abana, harimo urubyiruko, harimo abantu bakuru. Turishimira amakoraniro arenga 180 y'abakuru, arenga 50 y'abana, arenga 25 abarizwa mu mashuri yisumbuye, ndetse n'amakoraniro 4 abarizwa muri za university. Icyo nacyo turacyishimira. Urumva rero ko twakwishimira byinshi uyu munsi mu bihe byashize. Tugiye kongera imbaraga rero. Tuzakomeza ibikorwa bihari. Urugo rw'amahugurwa, urugo rwa Roho Mutagatifu tuzarwongerera imbaraga. Tuzongera imbaraga mu iyogezabutumwa. Mu kanya murabona akanyamakuru gatangiranye n'iyi yubile kitwa umunsi wa Pentecost. Ni umunsi w'ibitangaza, ni umunsi isi yaremwe bushyashya. Ubwo rero ako kanyamakuru murakabona, tugatangiranye uburyo bwo kwamamaza inkuru nziza mu buryo bwandika. Tutangiranye iyi yubile n'uburyo bw'ikoranabuhanga, kwamamaza inkuru nziza hakoreshejwe ikoranabuhanga, hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga. Icyo ni igishya cy'iyi myaka dutangiye. Ikindi gishya nakubwira ni uko ubu ngubu
twiyemeje kuba abahamya ba Yezu hano mu Rwanda no mu mahanga. Twiyemeje no kuzajya kwamamaza inkuru nziza aho itaragera. Iyi myaka 50 tugomba kubonamo abamisiyoneri bamamaza inkuru nziza aho itaragera. Nicyo dusaba Roho Mutagatifu ngo azadufashemo, ahantu inkuru nziza itaragera tuzahageza inkuru nziza, abaguye tuzashobore kubagandura. Turashaka kuba abahamya nyabo bivanjira Yezu Kristo tuyobowe na Roho Mutagatifu. Nicyo Yezu yavuze ati, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu zabazamo kugira ngo muzambere abahamya i Yerusalemu, Judea yose, Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ntabwo turagera ku mpera z'isi zose, ariko dufite iyo ntego muri iyi myaka 50 dutangiye. Numva aricyo nagusubiza. Atari yasoza imyaka 50 bativuze iki, wenda tubwiremo imyaka 50 kivuze, n'impamvu mutahisemo ko uyu munsi bera ku zindi paruwase ukaza kuba ari umwihariko hano Rwaza. Aha, wakoze cyane. Dutangiriye yubire, gufungura yubire hano Rwaza. Ko hano Rwaza ni ijambo Roho Mutagatifu bwa mbere ryavugiwe, ni ijambo bwa mbere Imana Data ryavugiwe, niho hano bwa mbere muri aka gace ka diyosezi yacu niho havugiwe Yezu. Ubwo rero hafite igisobanuro gikomeye muri iyi myaka 50 ishize. Mu myaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda, harimo n'imyaka 50 tumaze turi abakarismatike. Urumva ko rero hano byari bikwiye ko tuhahimbariza iyi yubire, kandi hari n'abakarismatike bagaragaje ko bahamije ibirindiro mu buhamya bwo kogeza inkuru nziza, haba mu kwigisha abandi, ariko haba no mu ngero nziza za gikristu. Dufite ubuhamya bwinshi bw'abakarismatike ba hano, tukavuga tuti rero reka duhere iwabo noneho dutangire yubire, nk'uko nanone inkuru nziza yageze mu majyaruguru y'igihugu ihereye i Rwaza. Reka nanone natwe tuhahere yubire, tuhahere urugendo rwa yubire, tuzasoza umwaka utaha. Niba atari kukumenyesha niye paruwase twavuga ngo ifite abakarismatike benshi, nakubwira ntabwo ari ibanga. Dufite abakarismatike benshi muri paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, bari kurenga 1500. Hakurikiraho paruwasi ya Busogo 1000 bari kurengaho, hakurikiraho paruwasi ya Nemba iri kugera muri za 700 800 aho ngaho. Mu by'ukuri zo ni paruwasi 3 za mbere dufitemo abakarismatike benshi. None ubutumwa dusoza, hari abashya baje baracyatozwa n'abandi, ariko hari n'abandi bifuza gusenderezwa. Hari inzira bisaba cyangwa hari wenda tubwire muri make ibisabwa kugira ngo hari umuntu ubibona akavuga ati wenda hari ababihariwe, hari abatabyemerewe, tubwire wenda nk'umuntu umwe. Reka urakoze cyane, naho ndasoreza. Uyu ni umunsi wo kubwira abantu bose ngo ikaze, murakaza neza, soyez bienvenue, mwivugururwa, welcome, mwivugururwa muri Roho Mutagatifu. Abana, urubyiruko, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, twakira abantu n'abatarabatizwa, turabakira twe tukabitegurira, bakakira inkuru nziza bakazabatizwa. Ubwo rero hari abantu batazi ibanga rya Roho Mutagatifu. Abakristo rwose, abakristo ntabwo ushobora kuba umukristo mwiza utayobowe na Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayoborwa na Roho Mutagatifu nibo bana b'Imana. Ngahamagara abakristo, nacyo Papa yavuze, icyo wari uvuze Papa Francisco, igihe avuze ati ivugururwa muri Kiliziya muri umugezi utemba ingabire za Roho Mutagatifu, muzatoza abakristo bose gusenderezwa. Icyo nicyo Papa yasabye, ati kuko gusenderezwa bituma abakristo bumva neza ingabire zahawe muri batisimu no mu gukomezwa. Izo ngabire zikabyuka kuko barazisinzirije, bagakora badafite ubwoba, bagakora Imana badafite isoni. Ati rero iyo experience yisenderezwa ikwiye kugera ku bakristo bose. Uwo ni umukoro yadusigiye kandi ntaho turawugera. Nkaba nasaba abakristo bose kuza mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu,
bakumva uburyohe bwa Roho Mutagatifu, bazaryoherwa n'ibya Yezu, bazaryoherwa na Bibiliya, bazaryoherwa n'Imana Data, bazaryoherwa no kuba bitwa abakristo. Nicyo navuga. Murakoze cyane.